Olivier wongeye kwirirwa uriho twahirwa amakuru ni sawa turi kubona birimo bigenda neza turi kumenyera ukundi kwezi gushya nahoze mbona mu bitangazamakuru hakurya muri Kongo Kinshasa bagaragaza ko abaturage nibura 80% bitabiriye icyo opposition yise journée ville morte cyangwa se imyigaragambyo yo kuba abantu batagomba kugira ikintu na kimwe bakora. Wakurikiranye wasanze bimeze bite? Nakurikiranye leta yashyizemo imbaraga bohereza abapolisi mu mujyi Kinshasa biranga n'ubundi ya 80% yubahirijwe byabasha ko bijana kwijana ariko kameme urebye uburyo byakozwe opposition berekanye abanyekongo berekanye ko badashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Buriya umuntu yabona ko ari message yatanzwe Kinshasa wenda mu buryo bucecetse butuje. Ahangaha icyo ndimo mbaza abaturage banze bashyizwe ikintu kimeze nk'iterabwoba ku munsi w'ejo twose tunabivuga ko Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo muri Kongo yarasabye ko nta muntu uri busiba akazi kubera impamvu iyo yose, ariko abaturage byarangiye banze. Iyi message iraza kumvikana gute Kinshasa? Message irumvikana Betonai ntagana niyo kubibona ko bigoranye. Arayibona ko bigoranye ariko wibwe ko yavuze ngo ni orientation zavuye Washington. Muri make uko babifata muri opposition hari inshingano za leta hari umuturanye yazihaye ku gice kimwe hanyuma ashaka noneho no kumujugunyira babaturage ariko niko babifata. Nimba wakurikiye ubundi umwuka wari umeze gute Kinshasa? Niba wabikurikiye warebye ibyagiye bitambuka ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ubwo niza abashyikiye ubutegetsi no burwanya, ubundi umwuka wiruhagaze gute nk'ishusho nk'umuntu uri mutwumva utabibonye wumva turiho tubivuga sa n'umujyana Kinshasa wumva uko byari bihagaze mu makaritsiye amwe namwe? Karitsiye zimwe na zimwe ahenshi amashuri ntiyize, amaduka yarafunze, ahandi wasangaga hameze nka Nyabugogo barimo ariko ari bake cyane nkuko byari bisanzwe. Abantu bamenyeye ko Kinshasa ni umujyi wa mbere umenye muri Afrika ubamo ikintu bita embouteillage. Nta embouteillage zari imodoka zagendaga benshi bazigumishe mu rugo bikanga ko zishobora kumenwa ibirahure cyangwa gutwikwa bazifungirana mu nzu. Ku ruhande rwa leta n'abayivugira ku mbuga nkoranyambaga barwanaga no kwerekana yuko habayeho kweshwa kuri opposition, ahubwo no ku rundi ruhande bakerekana ko bagezeho avexix nk'ibutembo ho habaye imirwano barwana n'abapolisi barirukanka ahantu bitabaye ni mu gice cya ituri hano hamerewe nabi n'icyorezo cya Ebola. Hanyuma Lubumbashi byabaye abantu bagumye mu rugo, habayeho ariko no kwibasira abantu. Lubumbashi bibasiriye abantu bo mu bwoko bwa Kisegeti babanya Rubavu muri Kasai. Nuko byagiye bigenda mu bice byose abakikwiti yabahe hose Kongo yose abaturage babyerekanye berekanye ko badashyigikiye umushinga wo guhindurira itegeko nshinga kuko just kwa natwe ubwacu twe tugaragaza Rufonse ingaruka bizagira ku gihugu. Ariko hari nkoshora kuba wenda atarakurikiye ibyejo twavuze ko ari ibintu bishobora kuba byagira ingaruka, nagira ngo wenda duse n'abazisubiramo gatoya. Ubundi ingaruka iteje ikibazo umuntu abona cyangwa umuntu ashobora guhita yumva ni yihe Olivier? Ubu ngubu ndasubiramo ibyo umunyamabanga wa IDPS ishyaka rya Kisegedi yavuze kuri itegeko nshinga bagomba kurihindura bakazana iryo mu 1992. Yego. Iryo mu 1992 iryo ngiryo ryaturutse ku nama yari meze wenda nka dialogue interzairwa, ibyigano byahuje kushe za societe muri 1992 byayowe na Musenyeri Laurent Mosengo. Hanyuma bikaba mu butu yarabizanye nyuma yuko abonye uburyo abaturage birevoruse muri Romania bica inshuti ye magara Nicolas Sesescu. Aravuga ati nanjye abashobora kuzangurukana akora icyo bita consultation populaire azenguka he hose abona ko akeneye de yari gutera Kongore abaturage bakava mu kintu kimeze nk'agatuza cyo kubakanda mu ishyaka rimwe rya MPR bagatora ejo hazaza habo. Aho rero niho bateranye yashizorora Musengo ayishyira atumiza inama societe civile amashyaka n'icyo byose baratora batora itegeko nshinga rishyashya. Iryo tegeko nshinga rero rishyashya
ikintu ririmo ridasanzwe ryemeza yuko intara zigira ubwigenge kuri bije n'iki byose, amafaranga akaba kuba santararize bikaba desantararize, ubuyobozi intara zikagira bije zigasoresha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ko giteje inkeke ni kimwe, muri iyo nama y'igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri basohoyemo abantu bavuga ikinyarwanda bari bavuye muri Kivu zombi, barabirukana mu nama ngo basohokemo n'abanyarwanda. Muri iyo nama kandi batoyemo ko kubera n'ubwenegihugu bagomba kubahiriza itegeko ryo mu 1981 apana iryo mu 1976. Ubu rero itegeko ryo muri 1981 ryatewe na Repubulika ya muri Zaire ngo ryahinduraga ibyemezwa ko umuntu agomba kuba ari umuzayirwa. Ryaje kandi risenya iryo mu 1972 ryatangaga ubwenegihugu mbese aba bo muri Kivu iryo muri 1972 ryari ryabahaye ubwenegihugu. Iryo muri 1972 rero iryo muri 1972 ryari ryabahaye ubwenegihugu. Iryo muri 1981 riza ririsenya ribubambura, riza rivuga ngo ko ryashaka gusobanura iryo muri 1981 ninde w'umuzayirwa ninde utari umuzayirwa. Babizanye kugira ngo bafate abavuga ikinyarwanda ba mu burasirazuba bwa Kongo, kandi itegeko ryaje rivanaho iryo mu 1972 ryaheraga abanyarwanda bo muri Kivu nationality. Mu kuvuga ngo rivuga ngo abazayirwa bivuga ko ari imiryango yari iri ku butaka bwa Kongo imipaka itaracibwa. Yego. Abaje rero nk'aba babisimwa n'aba makenga bari abanyarwanda bakaza, iyo miryango bayimye ubwenegihugu. Ni ikintu iryo tegeko nicyo ryari rigamije urebye bashimangiye. Nuvuga ngo ariko abantu ntibabone mu mboni zaba bavuga ikinyarwanda. Burya na Ituri nayo irimwo ibisigisigi by'Ubugande. Yego. Ariko ntibayirebayo cyane ba opposition, bareba abanyarwanda bavuga ikinyarwanda kubera ko igice cyabo baragifashe bacyomoye kuri Kongo. Bakavuga ati no kubambura ubwenegihugu, n'abambura ubwenegihugu twaze tubona mu bitangazamakuru ko nabo biteguye ahubwo kuhita bagira gute badekarara independence. Oya bazavuga ko bikuye kuri Kongo niba bambura ubwenegihugu. Bazavuga ngo ntago bazongera kwitwa Republique Democratique du Congo hariya kuko barahafashe. Ikindi document bakoresha za Republique de Demokarasi ya Kongo ntizizongera kuko zizaba zikiri valide hariya. Ikindi ntabwo bazongera ibendera rya Kongo bazahita bamanura n'ibirango bya RDC byose babimanure hose hariya, nicyo kizahita kibaburiye. Ariko warigenge nkubaza niba bimanura bazamanika ibyande wabyihoreye se burya hari nko kumbaza ngo mu ijuru ayo cyangwa umuntu apfuye ajya he mukuzimu. Ari bisaba ko tuhagera twanza tukabibona. Gusa bashobora kwigenga, ariko wibuke ko Washington hari umuturanyi yahaye inshingano zo kubitaho. Yego. Mu gihe nta guverinoma bafite. Kuko ubu guverinoma gusinya amasezerano ya Washington babonye ko ari inshingano zose yiyemeje kuzihereza umuturanyi, kubera yuko nose ngurugere nk'ungubu umuturage w'Igoma arembye kandi akeneye kujya kugurirezwa mu Buhinde, byagenda mbwira nawe equation y'insubiza. Bo ntekereza ko uyu munsi yanyura i Kigali agafata indege i Kanombe. Bagira passport aba hano muri Goma se? None mu nyungu z'ubutabazi ubwo urumva se umuntu yapfa. Icyo kibazo urumva ko kinakomeye by the way. Hari inshingano leta ibifite, niyo mpamvu leta imwe yahaye indi ataba abantu bashobora na kese nk'izo ngizo ziremereye ukaba washaka uburyo wabaranje. Kuko nk'ubwo umuturage no Olivier nk'urwo rugero twari dutanze, umuntu ararwaye akeneye kujya mu Buhinde, umuturage agiye kumwaranja azagenda yitwa ndazamuhimba amazina, azamuhimbira icyangombwa, bizagenda gute kugira ngo anyure ku aeroport atandukanye? Kwa aeroport se bajya bazindaga umuntu ko babaza babaza passport. Yego. None se babaza passport. None ubwo yabaranje akabaha passport se? Ubwo bayimuhereza danoso ugira umuntu yapfa kuko dore ukuntu bimeze. Aba bantu ba hano
bo muri Kivu ntibashobora guhabwa ibyangombwa. N'ubu ngubu ni nayo mpamvu ubona leta igiye gukora icyo bita umwaka utaha 2027 bazakora icyo bita recensement général de la population, ibarura rusange ry'abaturage. Bazabarura Goma se? None ubwo ntibazabarurwa? Ntibazababarura, ariko abazabarurwa bazahabwa indangamuntu. Ariko so Olivier ukiri aho, bariya abantu ntibatanga ibyangombwa. Tumaze iminsi tubona abantu babo bajya mu mahanga mu biganiro. Bagendera kuki? Bagenda ku cyo bita ordre de mission. Yandi? Yaho baturutse. Baremewe? Aho baturutse bemewe? Ngo ntuza n'ejo bundi bajya mu Busuwisi, Katari hari document nabashije kubona bohereje Katari bamenyesha abazagenda mu Busuwisi, bakaba no bagira makinga nguyu muri equipe we azaturuka muri Etats-Unis, afite passport. Uyu abandi ba hano Goma ntazo bari bafite. Ubwo nuvuga ngo Katari ifite uburyo yaranja nimba ari Entebbe bakagenda ibihugu byo baturanye banyuramo nta kibazo. Muri abasam papier. Reka dusubire gatoya kuyije Honeville Morte. Ejo twahuze tuvuga tuti iby'abaturanyi waje kubona ukabona bihindutse isupu bararwanye bagize gute. Uyu munsi ko tutabonye ibintu byo gutera amabuye, gutera amacupa, gutwika amapine, givuganje ntabyo nigeze mbona. Nuko atariyo gahunda yari yo kwerekana bya bindi ntuza yakoraga uyu wo mu Buhinde, uyu Gandhi, Mahatma Gandhi. Ni Mahatma Gandhi. Nukwereka kwigaragambya ku muntu mutarwanye ukamwereka agahinda kawe udatwitse ngo wangize. Nicyo kintu bakoze, bamubirije abantu baguma mu ngo, amaduka arafungwa n'iki byose, n'abakozi ntibajya ku kazi. Berekana yuko gusa aho barwanye ni muri Butembo, nubwo ni muri Nord Kivu, kuko barwanye n'abapolisi ivumbi ratumuka. Gusa ariko mu gitondo masaha ya 11 imaje za mbere zerekanaga abantu batangiye gutwika amapine biyemeje kurwana. Sinzi aho byavuye, nimba batinye ingabo na polisi bari mu nzira benshi muri Kinshasa, sinzi uko byagenze kuko cyakare bari babyukanye uburakari. Mu bitangazamakuru by'i Kinshasa biri hafi aho ngaho nka za L'Obtensier ndetse na Actualité CD, baramutse bandika ko inzego z'umutekano zishobora kuba zaryamiye amajanja, kuko iriya myigaragambyo yari yatumijwe, abantu bose bari bayizi. Wenda umuntu yavuga ko wenda abantu bagize ubwoba, hanyuma se ikindi umuntu yakumva ko ubwo byarangiye ejo ubuzima burakomeza busanzwe, abaturanyi bo usanzwe bazi. Ejo yari message. Iyi message irarangiye cyangwa baragumye batanga indi? Barakomeza bazongera, ashobora kongera kuvuga ati mu cyumweru gitaha nta kintu kizakorwa. Nta kintu kizakorwa uwo munsi berekane, ariko bahatabayeho imirwano, ibintu by'itegeko nshinga. Ariko ukareba imbaraga zo ziri tegeko nshinga rifite imbaraga cyane, rirashyigikiwe. Urumva abantu bo kwa Uncle Sam barishyigikiye cyane. Ese Uncle Sam kuki arimo avugwa mu itegeko nshinga buriya? Nuko iyo bakubwiye perezida ejo ndi mbere y'abanyamakuru yarisobanuye ngo ibi bintu ni ibyavuye Washington. Ari nabyo nkubwira nti burya hari page batadutweretse. Ese buriya ntabwo Faci ashobora kubeshya abazayirwa n'abanyekongo ati ni byaturutse kwa Uncle Sam, wenda byaturutse mu mutwe, kuko azi neza ko abantu bose twese tuzi ko bavuze Uncle Sam twese duca bugufi tukumva icyo mwuka abwira amatorero. Kandi Uncle Sam yaravuze ko iyi dosiye n'abandi bampatse ibihugu barayivuyemo kubera Uncle Sam. Ibi ni ibintu ubona ko n'inama zabaga nk'abafaransa bajyaga bibeshya bagategura inama i Paris wenda iri kwiga ibintu biri humanitaire,
ukabona Masad Buruse yijemo yambaye kuteri kugira ngo bumve ibyo bari kuvuga batazigera bica umugambi bafite hano hantu. Nuba ngo niba ugiye kwiga ibyerekeranye no pfa kuba wiga hano muri kwa Kisegede nama yiga ibibazo yatumwe na Union Européenne. Masad Buruse agomba kuba hari akaza kambare kuteri kuba bavuga ibifaransa bakabyima mu cyongereza kugira ngo atagira ibyemezo yafatirwa ubusanije na gahunda yabo bafite. Bivuze rero ko ni itegeko nshinga bashobora kurihindura mu nyungu za Uncle Sam atari mu nyungu z'abanyekongo. Oya, ari mu nyungu zabo. Nuvuga ngo kugira ngo babone amahoro, urumva agomba kubashyira mu masibo. Sinzi nimba unyumva neza. Ndimo ndakumva. Bose kubana hamwe ntibishoboka. Agiye kubashyira mu masibo baziye babaho neza bataryana. Ni icyo giye nicyo azabakorera kandi ibyo bose ayo masibo ajya akorana nayo. Kuko ashaka ubutunzi bwa hariya, icyo adashaka ni akaduruvayo, kandi uriya musaza afite abahungu be n'abuzukuru yohereza muri business direct zabo z'umuryango, kandi ntabwo yabohereza ahantu harimo abazarendo n'abamayimayi n'ibiki. Ubwo rero nawe ariko ugiye ko nawe ari umucuruzi. Ni umucuruzi, ni biriya bintu muri politiki nibyo bita urugarishi. Uze kureba abacuruzi bafite ubutegetsi na CV ya Masad Buruse banditseho ngo ni homme d'affaires libanais, umunyaribani w'umucuruzi. Ntabwo wanditseho ngo umunyapolitiki w'umunyamerika, homme d'affaires libanais. Ariko se Olivier, hari ikindi kintu ubwo bitumye nshaka kukubaza. Urabona iyi myigaragambyo abantu bafite ubwoba ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bashobora itegeko nshinga rihindutse bashobora kuzabwamburwa bakajugunywa hanze bikarangira bagiye. Abantu bene ubwite birasa naho ntabwo nigeze numva mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba bari kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Turabyumva na ba Katumbi, turabyumva na ba Derise Sanga, turabyumva na ba Martin Fayulu. Ba Martin Fayulu ko batarebwa n'iki kintu n'undi ko atari abantu bo mu bice bivuga ikinyarwanda, bararwana n'iki? Baracyarwana nicyo bita Rogra Congo. Ubuso bwose ko bwakabaye ingana kuriya. Ni ukuvuga ngo bo mu mboni zabo hari ibintu babona. Erega ibi bintu bya hano biri kubera kuri ubu butaka, hari matematike uyu umuntu ureba ubasha kubona. Ituri nayo iri mu bazamburwa ubwene gihugu. Kuko Ituri burya Museveni imba yaravuze ngo mugiye mwibuka ko Ituri ni mu bwami bw'abanyoro. Hari icyo ashaka gusobanura. Ngo nshobora kujya hariya hose muri Ituri nkavuga ururimi ngo tukumvikana, aravugana His Excellency Perezida w'u Rwanda nawe ngo ashobora kujya muri za Kivu nawe akavuga ikinyarwanda bakumvikana. Ni ukuvuga ngo Ituri igiye kwamburwa ubwene gihugu nayo. Ubwo nayo ni bizayireba nubwo wenda bidashobora gushyuha cyane hariya, ariko bibuke ko ingabo z'Abagande ziri. Bo barabafite deja. Deja. Abari b'Abanyarwanda ubu bagiye kugira bazamburwa ubwene gihugu. Ikindi baragize iwabo nibo bahafite. Kandi ko bizagenda. Byari bicitsemo gato hari umuntu waruhamagaye. Nari mvuze ngo Washington babaragije umuturanyi. Yego. Kuko buri yishyizemo ngo umuturanyi azubaka stade, yubaka arena, yubaka ibiraro, yubaka internet, yubaka izo ni inshingano za leta, yubaka ibitaro, ni wowe leta wiyambuye inshingano. Iyo rufo ndabyumva. Hanyuma umuhaye undi mubyeyi urangije noneho ugiye no kubirukana. Kuko burya iyo umuntu niba avuga ngo baba notorere tegeko nshinga ukavuga ngo bazaba bambuye ubwene gihugu, ntago bazaba imfubyi se. Oya.
hari aho bagomba kwegama byanze bikunze. none Reka tugaruke. hari ubabwiye ati abo bana ntibazaburare, ntibazarwara ngo babure uburyo bajya kwivuza mu Buhinde. Uramenya ujye ucungira hafi. Ese buriya ni Kinshasa barabyemeye gutya? Amasezerano yarabaye ratifiye mu nteko ishinga amategeko. None kuki abanyekongo batabwizwa kuri se ngo babwirwe ko nundi ibyo bintu harimo barwanira bitabareba byamaze kugenda already? Kedi yabanje gukora systeme, ahashyiraho ko nta abana guverinoma ye mu nyungu z'abaturage, ayishyira mu nyungu ziwe. Vuge ngo wowe munyapolitike nk'ubu itegeko nshinga yazanye amajipe amagura nka miliyoni 70 z'amanyarwanda cyangwa 100, amwe haye abakinnyi b'ikipe y'igihugu. Umudepite uzabishyigikira azayihabwa jipe. Ikindi kugira ngo agire inteko ishinga amategeko, reba tugeze urwego abo muri Kivu bari kurwana n'iri tegeko ngo ritorwe rwose, ritorwe kandi ribareba. Nibyo mukwege yabwiraga bagenzi be bakomoka muri Kivu. Atebona president inteko ishinga amategeko nuko ari kugenda avuga akomoka Warungu ni hariya munsi ya Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ntago ari ingaruka bizamugeraho. Nabaje umuntu w'Kinshasa aramwe ati abantu tekareba bari kwikurira amayabo n'ibipasuka bazataha iwabo. Ariko se ntiyahaguma nk'umunyamahanga cyangwa nk'undi muntu wese ufite ubushobozi bwo gutura Kinshasa? Kinshasa rero ukuntu byubatse babica bakabamara nibadahunga ahubwo. Kinshasa na ahantu babayeho baceza ndomboro, ntibakora, ntibahinga, ntibagira bati, kubera yuko ari ibintu bya centralisation. Amafaranga yose mu gihugu ya Kinshasa hanyuma bakayarya. None se ugiye mu Kinshasa ushobora kuza kuvuga ngo baje kubaka nk'umuhanda hano muri za Mashitsi na za Rutu. Oya. None se reka tugaruke no mu burasirazuba gatoya. Ejo twabonye Amerika yongera gufatira ibihano maneko nkuru ya M23, Colonel Imani Nzenze, na maneko nkuru ya FDLR. Hari icyo bivuze kuri M23 kuba umutasi mukuru wawo nawe yagiye ku rutonde rw'abafata ibihano n'abanyamerika? Ibyo ni byiza cyane, mbaje ikibazo cyiza. Urumva Alphonse, kugira ngo ubanze nkuba ibi ngibi turimo icyo kibazo mbajije, wabasha gusoma dokima nguhaye kuko irimo n'igisubizo. Dokima nguhaye irimo igisubizo cyiza cyane kuko burya hari ibintu bya kompanyi bindi ugasekemura amasezerano ikibazo ukagikemuza amasezerano ya Washington, ariko kuko bigoranye kuyumva ugashyiraho na ntuza na Doha izaba irimo ibarangaza icyo gihe. Yego. Dokima nguhaye ivuga ngo iki? Ntabwo ndimo nyireba, ni wowe uyiduhaye, ahubwo wabwira n'abadukurikiye irimo iravuga ngo iki? Dokima nguhaye ni umuntu w'umunyabwenge wanditse ibintu nabonye ari mugenzi wacu mwanafunze wabishyize hanze, n'uwo bita Asian mu gitabo cyitwa Not a War, gusa intambara, cya Aslan Adnan. Yaravuze ngo intwari ikomeye mu ntambara zo muri iyi minsi si ingufu za gisirikare, ahubwo n'ubushobozi bwo kubasha kubwira abantu ko ibyo bari kubona atari byo biri kuba. Muri make mu ntambara tuba tubona haba harimo n'ibindi bintu bigerekanye no kurangaza abantu. Ibi ngibi Amerika yakoze ni ukurangaza abantu. Hari uwo babifatiye twicaranye, urumva, twicaranye arimo yikopesha irucuru, bafatira imitungo yo muri Amerika. Ihari se koko? Kandi aho yansohokanye arimo yikopesha. Ndakumva. Arufoze ukumva ngo nkawe ngo bafatira imitungo yari muri Amerika ngo ntemeye gukorana n'abacuruzi muri Amerika. Ese ubundi bazi ko France yabura n'itike imujyanayo atagurishije imitungo yose afite? Ariko nanjye nibaza bari abantu bafite imitungo koko cyangwa ni
wa mugani ni nk'icyo gitabo vuga cya Adnan just not a war. Ubundi abantu bo kure batari kuri field ngo batazi realite yibiba nibo baba bavuga ngo aba bantu ngo bitkuje imitungo myinshi mu ntambara n'iki byeze byahehe. Abafite inzu ni bangahe? Nuba umuntu wese utaragiye ababonye aba bavuga ikinyarwanda bafite amafaranga n'abagiye muri leta. Yego. Abagumye muri leta babagiye mu nyeshyamba nta kintu bafite. None nta kintu bahomba. Twe dutuye hano Makenga ageze inzu ryari ntiyakodeshaga hano. Ari general yoboye mu Venturo akodesha hano. Rorankunda agira iki? Ariko abantu bavuga ngo yigwije ngo ubutunzi n'ibintu n'amatungo ni abantu bazakire kwa abantu kuba bari mu basaza bamaze imyaka 3 barwana bafite bagenzi babo bakwepye bigumira muri leta barakiza aba bagomba kuzirwa nk'abantu b'intwari. Bivuze ngo nubahana ni nuguhana kugira ngo bamugane hagira abantu barangara nta kintu kiba gihari. Nta kintu kiba gihari. Ndavuga ngo umuntu yafatiwe ibihano twicaranye ahantu yansohokanye irucuru. Muri centre ya Bunagana. Yego. Arimo yikopesha. Arimo yinginga. Kandi baranyesha bamufatira ibihano twicaranye. Ibyo nabyo ni ibintu bavuga ukumva waseka. Ariko bagomba kubikora kwerekana bashaka kwerekana ko abantu bagiye mu ntambara ari yo kwigwiza imitungo ariko ntayo batenga uwayoboye utamwere ku 2010 hose akodesha. Ariko kanyamwe Amerika kajya kumugaragaza nk'umuntu wigwijeho imitungo wagize ibiki binini oya intambara ukwibatura yize uri mushoza intambara kubera umurengwe niko babifata. Amerika izi impamvu Makenga yafashe ishobora kuba Amerika abantu bajye barega kurakangara. Amerika ishobora kuba nabwiye Makenga ati no mwatangira nagaruka ikazi kagenda bakubita ibihano nk'ibi bitafite icyo bitwaye. Ahantu ko numva ufite ukuri kwinshi cyane. Erega buri hatabayeho kurangaza abantu. Ibihano bifashe gutya leta bamuyaye babona icyo baza kuvuga Kinshasa bakerekana ko Amerika iri kumwe nabo n'iki byose bakagarura icyizere. Ni nk'utuzi dushingiye ku muntu wari ufite stress mu mutwe. Kuko nabonye ibihano nibyo ndongere yashubije ibihano bodufatirwa ibibazo bya Kongo mufite birakemuka. Ibyo koko dufatirwa ibihano ari ikibazo cyanyu gikemuka ariko baba babyishimiye cyane. Hanyuma rero tugiye tubona mu bitangazamakuru harimo n'ibyinahanga mu Rwanda nahoze nsoma nahoze ndeba no muri Jeune Afrique nabo babyanditse mu Rwanda ukwezi kwanditse Bwiza banditse bati M23 irarekereje kugira ngo Kongo Kinshasa nihindura itegeko nshinga itangaza nka leta yigenga. Abo makuru wayabonye? Ni nabo bose bayikuye bavuze ko itegereje kugira ngo yiyomoshe. Hari umuntu wari uhamagariyemo gato byari bisa n'ibicitse nayo imaze kurondora ibyo bitangazamakuru byanditse ko ngo itegereje ko bahindura itegeko nshinga ngo yiyomore nk'umuntu ukurikirana hafi bera hakurya aho ngaho ni ikintu gishoboka. Kwiyomora ni ibintu biri systeme byoroshye cyane. None se umuntu wazanye iri tegeko so kugira ngo akarebe uburyo biyomora. Umuntu maje gufata abagenerali bose b'Abanyakatanga akabera abadadiye sajya ngo baza kwe prison break bajye kubohora iwabo. Umuntu ugenda agasinyana na Uganda amasezerano ameze nka Washington ko Uganda izoka imihanda muri Turi na he hose yarazanye n'amabato ya Uganda hari aho babiganisha ntago abahumvikana.
ariko imihanda ya Uganda yatangiye kuyubaka n'ubundi ikibazo iyi vague y'intambara itaraza ntiraza, ariko Museveni yerekamye avuga ko akenema nayo nk'amasezerano ya Washington. Ejo ni mwirahira ryiwe yagiyeyo Beto, barahura baraganira, yabanje abaminisitiri njyango 13 babanza gutegura umushinga. Bamaje gutegura ba perezida aba minisitiri ubanye n'amahanga nibo basinye nka kumwe kwa Washington, burya ntago ari perezida basinye. Birangije bamaje kuyasinya, nayo ni nka ya Washington yahaye Uganda uburenganzira bwo kubaka ibikorwa remezo, amazi n'ibiti byose muri province ya Ituri. Ariko birimo birasa naho ibihugu byose byari byahoze bifite ibice bikora kuri Kongo mbere yuko ya nama y'Iberlin ya 1945 ibaho. Birasa naho ibyo bice bigiye kongera gusubira uko byari bimeze icyo gihe. Urebye noneho nibyo nakubwira, buriya abananga igice cyabo nicyo muri Sudani y'Epfo. Angola yatwaye igice, hari igice yakuyeho kera cyagiye nkuko Crimea yagiye, hari igice Angola yajyanye. Ubwo ubundi bigenze gutyo bananga bajye ntabwo leta muri Sudani y'Epfo bakaba bararwaniraga iki nose nanga iyi ntambara ya M23 yayijemo bashaka kugira ngo ijye mwabopoza benshi. Bonye ko n'abashomeri bose muri politike batari bafite imyanya bari batangiye kudomoka, Goma yafashwe bose baza bakurikiye nanga. Bonye ko benshi bacitse intege babonye icyo gihe M23 kizida ajyana umushinga w'amabuye kwa Trump, umushinga Trump yesa awuvuniramo hagati. M23 niyo yabaye ikibazo cya M23 agikemura kuri Washington, niyo ngo abanga barasigaye bategereje kuzareba izabi wabo. none bazarwana bafate se bizagenda bite? Kuko ubwo urumva umuntu nabo bazarwana, umuntu niko nawe iwabo bizabana. Ibintu bigiye kora kuri Kongo, umuntuza ikibazo kizaturuka Igoma. Ubwo bivuze ngo hazabaho gushaka gufata nanga zategeka nawe nk'ubwatsi bwe, bashakaho Kabila zategeka, bashakaho Kabila ntago azajya kuyobora. Sinkera ko Kabila urwego arimo ibyo kuyobora yabibonera umwanya. Kabila ashaka ko habaho ahantu iki gice cyose ko gifitemo business gituza akikoramo business ze, nta kindi akeneye. Abatekereza ko bazamufatira Katanga noneho n'ukwibeshya cyangwa n'ukutera igiceri hejuru. Katanga ntabwo akene bakubwira ko ubutunzi bw'iki gihugu 25% n'ubwa Kabila mu bintu bimwe cyangwa ibindi. Rero iki gice cyose ashaka ko kibanza kigatekana, akikorera business ziwe zikagenda neza, ameze sawa. Tugana ku musozo, abantu bumve ko icyerekezo cy'uburasirazuba uyu munsi ukurikije aho umuyaga n'ikirere biri kwerekeza, twumve ko icyerekezo ubwo kirimo kijya he. Kwambura bisobanuye kwambura ubwene igihugu, kwiyomora kuri Kongo. Kwambura ubwene igihugu, kudekara ko bavuye kuri Kongo, kuri RDC, na bya bimenyetso bya RDC niba yongere kubikoresha. Ibyo ntibihagije. Ntumbwire ngo barajya hehe, ibyo nabyo nabigusobanuriye. Beto ntabwo yabagize imfubyi. Ese buriya ni inyungu kuri Beto, inyungu ku muturanyi, ni inyungu kuri bo, inyungu ziri kuri nde? Kuri buri wese. Cyane nde? Yaba umuturanyi hagiye ikibambasi hejuru hagati n'abanzi be, sibyo? Ikindi abangaba barabona umutekano ku buryo burambye abo mu burasirazuba bwa Kongo. Kisekedi nawe arabizi ko guverinoma ye irwaye, itabasha kujera aba bantu bahoraga muri imbere barwanira uburenganzira bwabo. Kandi barabizi rwarwaniraga kugira uburenganzira kuri gakondo yabo, barayibonye. Bazajya gushaka iki Kinshasa. Ese ubwo bya FDL bizarangira bigenze gutyo, FDL byayo bizarangira bite? Uyibangamira uzayirwanya. Azayirwanya gute se? Hazarimo ikibambasi. Ariko ibyo Colonel Rugabo yavuze ejo bundi ngo aba muri za P5 tuvuga ngo ushobora kuza tukijumbura hano mu Minembwe turahari, tuzanza dukocagura nabo hano, ntago batera u Rwanda duhari. Ntago iryo jambo ryumvise. Ntaryumvise.
kubyumva se nuvuga ngo umuturanyi azaba ari protege kuko bariya bazaba bari hano hirya nta muntu wabaca wabarenga. Olivier reka ngushimire. Urakoze cyane Rufo. Urakoze cyane Rufo. Urakoze cyane Rufo.